Tubasuje abakunzi ba Intro 250 kugira ngo tuganire ku bintu bimaze iminsi bigaragara muri Pi Network. Hari ibijyanye na OpenMainet, ni ukuvuga ngo tugendeye kuri roadmap ya Pi Network, ni ukuvuga ngo turi muri OpenMainet. OpenMainet rero ngira ngo ni hamwe turi gushaka uburyo twachivinga goal ya project, bisobanuye ko tuba tubura gatoya kugira ngo tujye muri icyo bita final, ni ukuvuga ngo final mainnet, aho rero tutegereza icyo bita token generation event cyangwa se listing. Hari rero amakuru agiye atandukanye agiye avugwa muri uyu mushinga. Amakuru ya mbere mbazaniye ni ukuvuga ngo hari abantu mushobora guhomba payi zanyu. Ntabwo ari amakuru meza, ariko ndagira ngo myababwire. Ikindi mumenye uko mugomba kubyitwaramo abantu batangiye project kandi bagomba kwirangiza. Impamvu mvuze ibi bintu ni ukuvuga ngo hari amatangazo amaze iminsi avugwa agendanye na grace period, ni ukuvuga ngo ya minsi nyine yimuwe baba bavuze yo kugira ngo bafashe ba bandi batigeze buzuza ibisabwa. Ubwo rero icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ko grace period niba barayigushyizemo rero ushobora guhomba nutita ku byo ngiye kukubwira. Rero amatariki batangaje ni aya ngaya akurikira. Batangaje ibyo bita nko kubongerera igihe extend, ngo babe extendinze igihe ku bantu mufite ikibazo cya KYC cyangwa se cya migration. Iyo bavuze ku extendinga aba ari ukuzamura cyangwa se kubongerera amahirwe yo kuba mwakemura icyo kibazo. Ubundi grace period yari iminsi 90, ari nabo bahagarije 50. Rero baje kuvuga bati turabaha amatariki ya nyuma ni 31 z'ukwa 12 ku bantu mutigeze mukemura ibi bibazo, mushake uburyo mwabikemura, mwe mwakoze KYC, mwe mwakoze migration, kugira ngo twachivinge OpenMainet ibe yagerwaho ku buryo twagera mu byo bita listing. Ubwo rero ngira ngo mbabwire ati itariki ya nyuma ni 31 z'ukwa 12 ku bantu muri grace period. Ubwo bwira n'abantu bari muri tentative, abantu bari muri tentative babonye KYC ariko migration ntibayikora. Ubwo rero bivuze ko warabonye KYC ariko ntukore migration nabyo ni ikibazo, kuko gukora KYC ntukore migration nabyo urumva, kuko dukora migration tuvana coin twamininze tuzijyana muri app cyangwa se muri wallet ya Pi browser. Murabizi ko tujya muri wallet tunyuze muri Pi browser. Ubwo bivuze ko rero kuba warabonye KYC ukaba utari kubona migration, ya step ya cyenda itaba green, itaraba icyatsi kugira ngo bayiverifying cyangwa se bayemerere kuba wakora migration, nawe uri mu bantu bahaye amatariki ya nyuma 31 z'ukwa 12 ugomba kuba wasoje ibi bintu. Rero ushobora kwibaza ati se ndabikemura gute cyangwa se ndaza kubona gute iyi migration cyangwa se KYC? Uburyo bwiza bwo kugira ngo uve muri tentative cyangwa se kugira ngo ubone KYC ni ubukurikira. Ni ukuvuga ngo ngiye kubabwira uburyo ushobora kuva muri tentative cyangwa se uburyo ushobora kubona KYC mu buryo bworoshye, ukaba wava mu mubare w'abantu bashobora kubaningira coin zabo nyuma y'amatariki batangaje. Ubundi iyo tuvuze tentative ni uburyo account ibiri temporary cyangwa se iri restricted state, iri ni ukuvuga ngo ihagaritswe cyangwa se ifite imbogamizi. Navuga ko imbogamizi cyangwa se hari ibintu ikumiriwe mu gihe kitari kirekire, ahubwo mu gihe gitoya. Iyo tuvuze temporary ni igihe gitoya.
Ibi rero bishobora kubaho kubera impamvu zigiye zitandukanye, kuba utarakoze neza KYC, incomplete KYC cyangwa se know your customer verification, cyangwa se ubwo n'uwanga account yawe ukaba utarakoze KYC neza. Ibi rero bikakuviramo kuba wagera icyo bita tentative status. Ibi rero bisobanuye ko ni impamvu nyine iba ibyihishe inyuma, ni impamvu ya KYC bitaragenze neza. Rero uburyo bwiza bwo kuba wava muri tentative ngiye kubugusobanurira. Niki wakora igihe account yawe cyangwa se yagizwe yamakinzwe nka tentative kubera icyo bita pending KYC verification? Ni ukuvuga ngo ushobora gukora KYC yawe nanone ukongera ukayisaba ukayikora neza vuba as soon as possible, bishoboka vuba, ukaba wakongera ukaprayinga, ukaba wakwandikira support, ukabaha amakuru ya nyayo akwerekeyeho kugira ngo wuzuze KYC neza. Ubwo ndi kuvuga nk'abantu batanze imyirondoro itariyo ugasanga nyine bagushyize muri tentative. Icyo ukora ni igiki? Icyo ukora ni ukuba wakandikira support, ukaba watanga imyirondoro yawe ya nyayo. Yego niyo tuvuze imyirondoro ya nyayo, utanga ama document ya nyayo, document zuzuye, amazina yuzuye. Ikindi ni icyo bita maintain active participation. Aha rero iyo wabaye tentative kubera ko application yawe iri inactive cyangwa se wananiwe kuba wakoresha application, ubwo turi kuvuga nk'umuntu uba waragiye nta mining, akaba application yiwe itari updated cyangwa se waragiye wirengagiza ibintu byo kumininga, rero nawe ushobora kujya muri tentative. Niki rero wakora? Ni ukufungura application ya Pi ukamininga, ukareba ko buri munsi activating uza ukamininga. Guys, mwumva iki kintu wakora, ndi kubabwira ibintu mwakora kugira ngo muve muri tentative. Icya mbere nababwiye gutanga imyirondoro nyayo ukongera ukaka KYC. Icya kabiri ni ukumininga buri munsi guys, byibura nk'icyumweru ukamininga ukaba uri active. Ikintu cya gatatu wakora, ugomba kujya muri account yawe ukareba neza email washyizemo, ukareba neza nimero telefone washyizemo, ukareba n'ibindi bintu wagiye ushyiramo bikwerekeyeho ko ari ibya nyabyo, kuko ibi bintu bihuzwa na ya KYC wakoze. Niki rero wakora? Ugomba kongera ugasubira muri account yawe ukareba neza ko ibi bintu wabyujuje neza kuko kubihura nibyo watanze kuri KYC. Kuko ikintu cya kane rero nababwira ni ukureba neza ko ikintu cya kane ni ukureba neza ko ukurikiza amategeko ya Pi Network, amategeko aba yarashyizweho na application, ukareba ko utayaviolatinze, ukareba ko utamanipulatinze system ukoresha multiple accounts. Ubwo ni kuvuga abantu mufungura konti nyinshi. Guys, mwumva iki kintu, reba neza ko amategeko agenga application uyubahiriza. Mu gihe utayubahiriza ubwo uri kwiviolatinga app. Iki gihe ndi kuvuga ku bantu mwakoze konti nyinshi, multiple accounts, mukagenda mu creating account imwe, mukongera mukongera muri phone, mu creating indi account, gutyo bigatuma rero babafata nkaho muri ku cheatinga system. Ibi rero babifata nk'aho atari ubunyangamugayo bushobora gutuma ujya muri tentative status, cyangwa se bakaba babaninga account yawe. Guys, abantu nta mikino bigira, ngo bashobora no kubaninga konti yawe kubera ko wagerageje kugerageza gucitinga system cyangwa se kudakurikiza amategeko agenga application bakoze. Niki rero wakora mu gihe wakoze ibi bintu? Ni ukureba neza ko amategeko n'amabwirizwa agenga application wayubahirije. Niba warakiritinze konti nyinshi, ubwo ikintu wakora cya mbere
guys ni ukugerageza kwandikira support. Ubwo wakiritinze account nyinshi, wagiye muri phone imwe ukishyiramo konti imwe, ushyiramo n'indi konti y'undi muntu gutyo nabyo bajya babireba bakabona ko IP address za konti zigiye zisa. Ubwo rero icyo gihe ushobora kwandikira support ubamenyesha ko bagufasha, yuko wenda wigeze gufasha umuntu runaka ugashyiramo konti ye muri telefone yawe, bikaba byaratumye ujya muri tentative. Ikindi kintu cya gatanu ni ukwandikira support guys, nibwo buryo bundi bwa gatanu wakoresha mu gihe ushaka kuva muri tentative. Igihe rero utazi neza cyangwa se utazi impamvu yatumye ujya muri tentative, cyangwa se ukaba warakurikije ibyo tumaze kuvuga hejuru, warabikoze neza ariko ukaba ukiri muri tentative, ikintu ukora cya mbere ni uko wakwandikira support. Mu byo maze kubabwira bine byo hejuru, ukaba warabyuje neza na account nyinshi wakiriyetinze, ukaba waragiye umayininga buri munsi, ukaba warakoze imyirondoro yawe neza, ukaba waratanze KYC neza, ariko n'undi ukaguma muri tentative, ikintu cya nyuma ukora ni ukwandikira support. Ni wangu ikintu cya gatanu ushobora gukora ni ukwandikira support, then ukaba wabandikira ukababwira ko utazi impamvu bagusiye muri tentative. Ibi rero muri application hari uburyo bwo kwandikira support, rero urabandikira ukabasobanurira ikibazo cyawe, then ukaba wakwaka ubufasha. Ikindi kintu cya gatandatu wakora ni ukureba ko system cyangwa se network ziri updated. Iki gihe rero hari igihe habaho ibibazo bya tekinike cyangwa se kuvugurura bishobora guteza konti runaka kuba yahagarara cyangwa se yagirwa tentative. Iki rero icyo ukora ni ukugumisha amaso kuri update zitangwa muri application ya Pi, ni ngo nk'amatangazo agiye atandukanye anyura kuri social media cyangwa se kuri application. Murazi ko kuri dashboard naho batanga amatangazo, ukaba wareba ko batangaza ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa se maintenance zazabereye muri application. Rero ukurikije izi step cyangwa se ibintu babwiye, ushobora kuva muri tentative status ukaba wagaruka muri regular mining cyangwa se participation in the Pi network. Gusa nibwo buryo mbabwiye bishobora gutuma uva muri tentative. Niba rero wari uri muri tentative, ibi bintu bitandatu ngiye kubisubiramo bwa nyuma ngo ni summary yabyo. Ngo ikintu cya mbere nababwiye ni ukureba neza ko KYC watanze amakuru ya nyayo, no kureba ko watanze n'amakuru ya nyayo mu gihe bari baguha KYC utanga. Turi kuvuga wenda ibyangombwa, ibiki byose, amazina, ibintu nk'ibyo. Ikintu cya kabiri ni ukureba ko byibura umayininga byibura buri munsi, ubwo participating mu kuzuka mayininga buri masaha 24. Ikintu cya gatatu ni ukuverifyinga amakuru ari muri application yawe, ubwo ni profile yawe, ukareba ko amazina ari ya nyayo, email ari ya nyayo, utegereze uhindagura ibintu nk'ibyo, ukareba ko nimero telefone nayo ari ya nyayo. Ni ikintu cya gatatu. Ikintu cya kane ni ukwirinda kuba wa violatinga cyangwa se kuba violatinga guidelines, terms and conditions, ubwo n'amategeko n'amabwiriza. Iyo violatinze nk'umuntu akiritinze account nyinshi, nawe ushobora kujya muri tentative. Rero icyo kintu ugomba kukirinda. Icya gatanu ni ukwandikira support ukaba wayimenyesha ibibazo ufite. Icya gatandatu rero ni ugucekinga cyangwa se ukaba wategereza, ukaba wareba amakuru agiye atandukanye atangazwa kuri social media platform za Pi, rero ukaba wamenya ko hari maintenance cyangwa se hari ikibazo kiri tekinike cyaba cyarabayemo. Murakoze rero, mukomeze mugubwe neza, mugubwe subscribe, mwana barinde.